dutangiranye n'umukobwa wise Daniela. Ako kanya babonye umugabo witwa John. Ako kanya John yahamawe n'undi mukobwa ahita amubwira ati baby wari wibagiye ikofi yawe. Umukobwa ahita yitsimba aho ngaho. Daniela mu kwitsimba abona abandi bigaragara nk'aho bafitanye umubano wa hafi, barasomana mu maso ye. Ibaze kugira umugabo wasomanire mu maso ye, we anabwira umukobwa ati tuze kubonana nimugoroba. Umukobwa yabibonye, uwo nawe ndabibonye ni Daniela. Ako kanya itagenda yinjira muri resitora. Ako kanya kumbi agenda akurikiye uwo mukobwa yiswe Samantha. agenda amukurikiye, ageze mu karesitora yigirisha nk'aho ari umuntu ufite ikibazo nyine ariko adashaka kurya. araza yicara aho ngaho, kumbi undi atamubwira ati genda wakire uriya mukiriya. Ako kanya Daniela Samantha yaje amusatira amubwira ati muri buze kuba mwafata iki, mwaramutse ngo igitondo cyiza, mwakire menu maze murebe icyo muri buze gufata. Ariko se waba umeze neza? Amubwira ati ngo ntabwo meze neza. Atangira kuba yata amubwira ati se ni cyo kibazo gihari? Amubwira ati ntacyo. Amubwira ati se tuguhe iki? ahita amuzanira agatambaro. Ako kanya nyamara nubwo aka gakobwa ka Samantha gafite umutima mwiza, twabonye ibyo kari karimo gukorera uyu nguyu ku mugabo. aramubwira ati nese ndi kumva ameze neza, ntacyo nshaka. Amubwira ati ariko shifuti yanjye ndakeka iri kurangira, wareka tukaganira niba nta kibazo ndakakugura ko kunywa, maze tukaba turaganira ukambwira ikibazo niba hari ikibazo ufite. Maze Samantha nawe yaramubwiye ati nshaka igihe gitoya. Daniela nk'umuntu nawe ushaka kuba yashaka amagambo ahita amubwira ati yaramuhishe yitwa ngo nitwa Regina, n'undi aramubwira ko yitwa Pretty. ibintu byaje kubera iki bose babe? umwe aramubwira ati njye mfite umugabo, undi aramubwira ati njye mfite boyfriend, ariko gusa by'umugabo wanjye mufiteho ikibazo. ese Daniela akabeshe ko ari irindi zina kandi tubizi neza ko yitwa Daniela. Ndetse n'uyu mukobwa witwa Pretty abaganira ndetse bishimye cyane, ariko umwe kubona arimo kuvuga ati njye mfite umusore mwiza, umusore turi mu rukundo, ni umusore mwiza cyane. undi akamubwira ati nanjye mfite umugabo ariko ntabwo njye mwizera neza, ariko ubona ko we harimo n'akantu k'ishinyori. Maze ako kanya Daniela abona agakobwa gatangiye kumwishinyora, akamubwira ati njye mfite boyfriend mwiza. akamubwira uburyo ki John ari mwiza, umujinya utangira kugenda ufata Daniela. Kwishogo ahita ashinga ifoke n'imbaraga nyinshi cyane kugira kereke ko, ariko nikabyitaho cyane ka Pretty akanje kavuga ati ni kihe kibazo gihari? avuga ati nta kibazo gihari, nta kibazo. Kaguma karamubwira abona ko umujinya wamwishe, ariko umva yahita akaruka. maze umugore araguma arakareba avuga kagoryi. bigaragara ko ariko kabwira ati ni byiza nta kibazo niba ufite boyfriend, ese usanze agucitinga wabyifatamo? ariko ijokingi yahita aseka ahita avuga ati mfite kugenda. aramubwira ati tuzongere tubonane. agenda afite umujinya, ageze hanze atangira kura Disi. umugabo yamubabaje cyane. Disi birababaza kubona ufite umugabo ugucitinga umunsi ku wundi. ako kanya umukobwa ahita yatsa imodoka, ako kanya ahita yinjiramo, maze afite umujinya. ibintu bishobora ko byatuma ukora impanuka gutware. aza mu rugo atangira kureba movie n'umujinya, maze wa mugabo w'umunyangeso aza ari kumwisekera amubwira ati hani umeze gute? nizere ko nawe umeze neza. njye meze neza, nizere ko nawe nta kibazo. amubwira ati ngo mfite kuba nagenda, ngo njye kuba nahora n'inshuti yanjye yitwa Peter. aramubwira ati ese nta nubwo uri bugenda wenda wicaye ngo tuganireho gato? aramubwira ati ngo baby nshaka kugenda ngiye kureba Peter. aramubwira ati se Peter koko? Peter utabeshe urimo kumbeshya. arangiye nubwo yamubwiye gutyo aramubwira ati ndakeka igihe cyawe kirimo kukurangirana, ushobora kuba iki gihe ari cyo cya nyuma ugiye kuba ni nk'aho iryo joro ryawe rya nyuma ryo kuba wambeshya. arimo kuba yamujijisha, ni no kumusekera, nyamara we yabashije kuba yamenya ko ajya amuca inyuma ku wundi mukobwa witwa Pretty. ese biri buze kuba byagenda ute? gusabye niba ari ubwa mbere wakanda kuputa subscribe. mbega umugore w'intara ako kanya ese yihumuriza yumva harimo parafaranga arivugisha ati wanciye inyuma wangurube we. bigaragara ko byamubabaje cyane. tujugunye urukote maze tugaruka hano kuri wa mugabo ari mu kazi. haza wa mugore we ari we Daniela yinjira mu kazi avuga ati hello honey. arangira avuga ati meze gute sani kuje nunguye se muri hano ngaje kuba wakora iki? avuga ati nanjye kumuzaniye ibintu byo kurya. avuga ati ariko uranunguye cyane. arangira biteka aho ngaho aje avuga ati se nduki nzaniye?
ubona ko afite amatsiko ako kanya. Umugabo yari ari mu kazi aramubwira ati ndimo gukora akazi se ubwo naza kuba nabikora cyangwa kubirya nsoje akazi. aramubwira ati nta kibazo baby wabirya hakiri kare kubitaza kuba byaho. aramubwira ati okay urakoze ku makeya kandi uruha agaciro kuri njye. umugore ubona nyine ko kubesha umuntu uzi kubesha umuntu uzi azi neza ko uri kumubeshya birababaza cyane. aramubwira ati ngo hari deal ndimo gukora irimo amafaranga menshi cyane bishobora atamubwira ati nyihangane gato hari umuntu mpamagaye. akijya kwitaba phone umugore yaramucunze ako kanya ahita areba dokima maze ahita azibika ako kanya. undi ari kumubwira ati ngo uretse gato we ndi kumwe n'umugore wanjye bigaragara ko ari kumwe na wa mukobwa abeshya ko amukunda. ako kanya umugore ahita amubwira ati sheni mfite kugenda ahantu ngiye kuba nanyura kandi wirirwe ugira akazi keza. umugore ahita ahinduka intare nzima. mw'abantu mw'abagore mucitinga ibintu bazabakorera muzabigenda umva sinzi ko muzabishobora. umugore ako kanya bahise bamuhamagara ngo Daniela ngo dokima zanjye nazo wabonye. umugore amubwira ati ngo dokima itazifata no mu ntoki kugira anamwumvishe uburyo ki nta nizo yigeze abona azifata mu ntoki amuvugisha azifashe mu ntoki. umugabo atangira kuditimanga avuga ati nyine ni iby'agaciro gakomeye cyane. umugore amubwira ati se bifite agaciro gakomeye cyane? avuga ati ni iby'agaciro gakomeye cyane ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane izo dokima sinzi ahantu zaba ziri ese nazo wambonera? amubwira ati nazo. hanje umugabo agira umujinya avuga ati se biragenda gute? umugore birangije asigara yishimye nyine nk'umuntu ufite ikintu yibitseho hafi aho ngaho. tugaruka hano ngaha umugabo yambaye imyenda ya siporo aravuga ati hani ngo ngiye kureba ngiye ko nareba inshuti yanjye Peter yariko Peter yarago. aramubwira ati se izo myenda nizo ubonye zo kugenda wambaye? aramubwira ati nta kibazo ndi buze kugenda nambara izi ngizi. avuga ati okay ni byiza birasekeje. anjye aramubwira ati ndimo kugutekura icyo kurya. avuga ati amasaha yagiye mfite kugenda. avuga ati okay nta kibazo usigara amahoro. umugore ate ubona ko bimubabaje disi. umugore yaraguwe afite umugabo w'inyamaswa afite umugabo mubi umuca inyuma. tugaruka hano ngaho umugore ku isabukuru ye bigaragara ko yari yavuganye n'umugabo we ko ari buze kuba yamusohokana maze bidatinze umugabo yaraje ko mbagiye kwirebera Preti yaje yububa nk'umujura wese kwamera. ako kanya ubona ko we na Preti baba bishimye nyamara iki kigabo ni ikinyange soda. reba ukuntu kirimo kuba kishimisha ku mugore wabo ku mukobwa w'abandi. umukobwa azi ngo ni umusore nyamara ntabwo azi ko ari umugabo wubatse ahubwo uri guca inyuma umugore we. hanje aramubwira ati ngo ni wowe mwamikazi w'umutima wanjye. aramubwira ati ngo ngwino tube turirebera akamuvi. barya gake gake ubona ko gifite irari ryinshi cyane nyamara umugore we ahari Daniela ahari afite atangira kuba yazimya buje. mbona ko nyine yarambiwe gutegereza. ako kanya mu kureba ku ruhande yaje ko yabona igikapu atazi ninde wagisizeho. atagenda gisatira nyamara n'umugabo wari wagisizeho mbere yuko agenda. anje araza arebamo asangamo za mapuro. yibaza ni ese izi mapuro zagize he? izi dokima kunzi kangewe wari uzifite? mu kureba izo dokima asanga ni za divorce. avuga ati se umugabo wanjye ashaka gutandukana nanjye. ako kanya umugabo we yahageze asanga umugore we afite agahinda. disi Daniela afite agahinda. John ashaka ko yatandukana nawe. ese ni ukubera iki? yaje amwereka ko amufitiye urukundo nyamara turabizi ko nta rukundo ruhari. aramubwira ati nyamara nakubwiye ko iri joro ari ryo rya nyuma iminsi ibisambo ni 40. ese ni ukubera iki wifuza kuba watandukana nanjye? aramubwira ati ibyo birahagije ibyo umaze gukora John ndakurambiwe. ese izi mpapuro za divorce ninde wazisinyeho? ese ni njye wazisinyeho? ese ni njye wagiye kuba nasaba agatanya? umugore we aravuga cyane aramubwira ati tuza Daniela ntabwo ibyo bintu mbizi ibyo uri kuvuga. ese ni ibiki? ese n'uburyo ngukundamo urumva nabikora? akarimi karyoshye karimo uburyarya bwinshi cyane maze umugore kwa kujya arangije avuga ati nge mbwira ni ibiki? ese uri seriye koko ushaka kuba watandukana nanjye? avuga ati ceceka. ubona ko umugabo atangiye kwerura umugore we kuko kamucitinga. arangije avuga ati ntabwo ushobora kuba waceceka urukumva utarimo gusakuriza abaturanyi? ese abaturanyi ari umuntu wakubwiye ngo uburamusakuriza? umusore aramubwira ati ese burya niyo mpamvu ngiye kuba natandukana nawe ntabwo ujya utuzana nubwo ujya magahenge umva uburyo urimo gusakuza. undi amubwira ati mbwira John ese nukweke ushaka kuba watandukana nanjye? umugabo we yiriya nta nicyo bimutwaye. umugore aseka nyine asekera ku ryinyo nk'umuntu wese ubabaye. arangije aramubwira ati
Dani, njyewe ntabwo uri ikibazo kuri njyewe, sinyishaka kuba nawe, cyo sinzi niba utarimo kunyumva. Icyo nshaka ni kimwe, nshaka kuba natandukana nawe Dani, ndetse ndagiye izo mpapuro nazizanye kugira ngo ube wazisinyaho, sinzi ko biri buze kuba byakunda. Cyo rero icyo nagusaba cyo ni uko wazisinyaho. Umugore nyamara yagumye mu gahinda gakomeye cyane, ubona ko arimo kugenda yibaza, arimo kubwira inshuti ye ambwira ati mfite ikibazo gikomeye cyane, ambwira ati mfite ikibazo gikomeye cyane pe, umugabo wanjye yazanye impapuro za gatanya, ariko se ndi kwibaza ngo ese biri buze kuba byagenda ute? Ahangaha abona ko harimo ikibazo gikomeye cyane byamubabaje, arimo kuba yamubwira ati ese my friend, ese ibi ni ibiki? Agiye kuba yahamagara boyfriend we, nyamara boyfriend we turabizi ni umugabo w'uyu nguyu Daniela. Ese ni ukwiki atakabwije ukuri ko umugabo we ari we bari kumucitingaho umunsi kundi? Ese ka Preti kazabimenya ute? Ese kazisanga kaguye mu mazi abira, badatinze yaje hano ngaho gufata icyo kunywa, ubona ko hano ngaha nyine atangiye kugarura akantu ko kwishima gake gake, atangira gufata ibinini. Ese bwaba ari uburozi? Reka turebe, ese bwaba ari uburozi agiye kuvanga? Icyo kurya ni Preti wakizanye, nyuma y'iki cyo kurya twabonye uwo tuzi nka Daniela arimo kugitegura. Ese cyaba kitavangiwe? Gusa byo ndagira ngo ubwiye ngo iki cyo kurya kiragoye cyane bitewe n'uburyo ki uwagiteguye afite umujinya ukomeye cyane. Ako kanya batangiye kurya John ndetse na Preti, cyatumwite Samantha, batangira kurya bishimanye nka boyfriend, nyamara uyu mugabo aramubeshya cyane, arimo kumubeshya, bitangira kuba byamukora. Nababwiye erega ntago haba buzemo icyo kurya icyo kuba kibi. Ako kanya batangira kuba bakorwa. Ako kanya nuko Daniela abayohereje SMS amubwira ati nshaka ko duhura uyu munsi kuko nkuzaniye impano uyawe na boyfriend wawe. Nundi abamwohereje gutyo, anje babwira ati nshaka ko duhura mwese. Ese ashaka ko bahura mu buhe buryo? Ndagira ngo nkubwire ngo niba utarakanda ku subscribe kandi tujye tubana mu dusobanuro dutandukanye hano kuri channel yacu. Ndakubwira ngo impano zaraje, ariko se no kubera iki Daniela atigaragaje? Ndagira ngo mbwire ngo niba ari ubwa mbere wageze kanda ku subscribe.